nongeye gushimira wowe wakoze subscribe kuri NIKP Family, nongeye kugushimira wowe wakoze subscribe, nongeye gukomeza wowe uri muri situation itameze neza, ku isi niko bigenda, nawe uri mu bihe byiza, komeza uryoherwe n'ibihurimo, nawe w'umushomeri, ndagira ngo nkubwire ngo kuri iyi si niko bigenda, uyu munsi akazi karaboneka, ejo kakabura. Yes, ubuzima bwo kwisi niko bigenda, urarwara, umunsi ukagira ibyago, ejo ugatera imbere, ugakora ibintu, ukagera ku bintu byiza byinshi cyane, ejo ugahomba. Mbese iyi si ibamo ibintu byinshi cyane, ahubwo twebwe nk'abantu icyo tuba tudafite ni ukubyakira, kutabyakira gusa, nicyo kintu kiba kibura, nta kindi. So rero ndongeye ndabakiriye kuri NIKP Family, umuryango mugari wa NIKP Family. Birashoboka ko ari bwo bwa mbere utubonye, birashoboka ko ari bwo bwa mbere winjiye kuri iyi channel, ufunguye iyi video. Njyewe nitwa Papa Yake cyangwa se NIKP, nkoranya ibiganiro ahangaha na Madam Mama Yake, nawe rero tuba turi kumwe hano akenshi. So bisanzwe rero twagira umugisha wo twakira abatumirwa batandukanye, tukatwiganira ibintu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa, ubushize yari ahari mu kiganiro kiri hasi, ariko buriya nihe bashaka kukireba, bajya hano bareba hasi gutya, kiri hasi guteze kuba video zigiye nyine bashaka iyo kuri YouTube, ujye kuri YouTube uko ushaka, umuntu gushaka nka za video zawe, gira video yindi twakoze yayishakira bya hasi, kubera ko hasi kubitamo iyo link. Oya, ntashyizemo link kandi nyine utayishizemo, ntashyizemo link, ndikubwira rangira umuntu, nge nawe twakora ikiganiro kuri icana, none urangira umuntu video yawe ahantu yayisanga. Urandika uti NIKP Family, oya ugahita ubibona byose. ntabwo ari NIKP Family, bitabizi NIKP Family, yes. Ariko noneho video yawe iri hehe? Iri hano hasi cyangwa iri hano? Iri hasi. Ibindi biganiro biri hehe? Ni nka 200. Ugera ku 200 zaba uko yigera. Nka 200 kwa porodinga video 200 koko. Za porodinze ngoma zirenze. Nuko turakwakiriye kuri NIKP Family nanone nk'ibisanzwe, umaze kuba umusangwa bya sana hano ubu ni mu rugo, abari n'inkunga ikomeye cyane mama uri kuduha. Nawe wifuza ko twakorana ikiganiro, stay in touch, wowe nyandikira, urumva, nyandikira kuri Instagram nitwa NIKP only, wahita umbona. Hano naho dufite nimero iri kuri WhatsApp, hano hasi mu kiganiro, muri iyi video hasi urabonamo nimero ukoresha, wanyandikira ukaba wifuza kuganiriza abantu, ushaka gutera story bisanzwe ku bintu byayo byose tushaka kwiganirira, nta bintu bya danje, nta birenze. yola turakwakiriye rero. Murakoze kunyakira, ndishimye kugaruka. Ariko ijwi ryawe riri hasi, wewe mureba inose kuno bayivugisha, ijwi ryawe riri hasi kankuronge noneho. Gusa abantu batakuzi harya wavuye muri nkambi? Abantu batanze, navuye mu nkambi ya Kiziba, ubwo ni ku Kibuye. Yego. Harano nakuriye muri quartier kangahe? Quartier ya 8, village ya mbere. Village ya mbere. Quartier ya 8, village ya mbere. Niba ntibeshi. Ariko mbere habanje kubaho bira bya village bitaraza, habaye iki harya? Habanje quartier, habanje quartier. Amakartier ngo ya mbere, ya kabiri. Oya, hahereye habanje uribuka habagaho na muri 30. Ego haba ya 30 kugeza muri quartier 15. Nabo muri quartier simbeze imyaka ibaye myinshi, ariko tubyibuka mu gihe mbere yuko hama village
zira zabagaho mbere zari quartier muri komite bazo twibutse Kibaye iyo hepfo za Kayenzi babaga bageze muri za 80 urika ko ndikaga no ku rugi mwana wa kera urabyibuka wa kera bya sara yes uyu munsi rero uyu munsi ngo habaye umunsi w'abakundanye data ni umunsi w'abakihari uyu munsi nakoze ikiganiro ku munsi Innocent yambwiye ngo uyu munsi ngo ni umunsi w'aba girlfriend ni umunsi wa girlfriend mwisi umunsi wa girlfriend mwisi wenda kuba ntabwo ari umunsi w'abakundanye ariko ni umunsi wa girlfriend dusobanure wagerageje waba ufiteho nosiyo kuko sinzi n'ibyo ari byo ariko ni umunsi wa girlfriend mwisi ni umunsi wa girlfriend girlfriend se wowe uramufite duhereye aho ngaho byibuze uramufite ni ukuvuga ngo sinzi icyo impano nticyumvishe neza abana barakurangaje girlfriend uramufite arahari biragoranye ntabwo bigoranye ndamufite arahari biragoranye girlfriend arahari okay girlfriend wa Innocent turagusuhuje niba uhari rwose turagusuhuje Innocent arabyemeye ko uhari ashobora kuza muri comment agateramo tumumenye so rero abantu bavuye ku Kibuye turabasuhuje abantu bavuye mu nkambi yo ku Kibuye mu Kiziba bari kutureba aho waba uherereye hose nawe waba ukiri mu nkambi turabizi neza ko ibihe bizahinduka nta bintu bibi bihoraho ibintu bibi ntabwo bihoraho nta n'ibyiza bihoraho ibyiza ntabwo bihoraho so rero turabizi neza ko bizahinduka Imana igikomeza ibarinde aho muri abari mu nkambi turabasabira buri munsi so rero n'abari kutureba bari muri Amerika bari muri Europe bari muri ahantu hatandukanye ku mpera z'isi zose baravuye mu nkambi dusuje n'abantu bavuye mu nkambi z'ibyumba bino ibyumba urahazi ndahumva gusa ko naho habagaye inkambi Ingarama se urahazi n'ahandi bita Ingarama n'ahandi bita Mahama ni Mahama wumva ari hehe ntaza kuvuga ibitavugika ariko wumvise ari bavuga ngo ni Mahama ni Mahama nkambi nshyashya y'i Mahama nabo turabasuhuje bavuye ibyumba bakajya i Mahama n'ahandi bitaga Ikirehe naho habagaye inkambi Kirehe naho ndumva haba inkambi ya Kirehe so mbese abantu bose ariko tureba baciye mu buzima bw'impunzi turabasuhuje nuko rero ngayo nguko umushinga ngo wa girlfriend urakomeje umunsi twaje kuganira kuri girlfriend cyane of course twaje kuganira kuri girlfriend cyane niyo mpamvu dushaka kugira ngo Innocent tuganirize gake tubwire ubundi inkundo z'iki gihe uzibona gute inkundo z'iki gihe urumva inkundo z'iki gihe ni moderne ziri moderne bya sana ngo ufite nosiyo y'ukuntu inkundo za kera zari zimeze none ukagerageza kujya uhuza inkundo z'ubu n'ukuntu za kera zari zimeze rero turaza kureba inkundo zari nziza ngira uwa kera si n'uwa kera ntago nanjye ushaka gutwara mu kera cyane ariko no mu bihe byashize inkundo ukuntu zabaga zimeze rero n'inkundo z'ubu ukuntu zimeze ngo inkundo za kera ugeze ukundana n'umukobwa se ukamwandikira akandika si mu byo muri primaire se wandika agapapuro wigeze wandikira umukobwa se oya shana abagiye kubesha abantu ntabwo wigeze wandikira umukobwa ntabwo wigeze wandikira umukobwa ngo agapapuro ngo agapapuro uzagace oya gusa mu ishuri ndabateraga story byapfo abakobwa fo bya sana banateraga story bikomeye ishuri muri ntuza muri ba bantu bandika basakuje muteraga story gatoya kera muri primaire mu wa kangahe mu wa gatanu primaire
ko niba ndi kukibuka nizo gastori ngiye gutera noneho hari umukobwa nakunze mari mu shuri wowe warakunze umukobwa kuba kicaraga imbere nshaka kuntera ya gatatu nandika agapapuro agapapuro kumbe ntawe kamugezeho ngo aragaca mwana waramwandikiye agapapuro agaciye rero rimwe ndapanga n'undi mujyama wenda hasi niba umuvuga izina hano nakubona nawe netereje kubimenya ndapanga tuzajya kumusura tugeze wa mukobwa ariruka akajya muza ahita akinga ahita akinga mwana wasuye umukobwa mbere yari aho hanze ntabwo atari ko waretse abandi bana bakinjira niba baje kugusura shakira ukuntu rwakira rwari original bro ni ngo mbese kera nyine abakobwa baratinyaga nyine batinyaga abahungu efo bya sana ubu ngubu se ubona abakobwa batinya abahungu ubu ngubu shawapi ubu ngubu usigaye ubona abakobwa batinya abahungu ntabwo batinya abahungu ntabwo abakobwa ubu ngubu batinya abahungu kubera ko ubu ngubu turi mu isi iteye imbere baracyagira amasoni se wapi arakureba akabona wigi arakureba akakubonamo inzara bivuze ko bivuga ko hari abakobwa muri iki gihe nta soni bakigira za soni zo nyine like zo kureba umusore ukareba hasi wapi kabisa umukobwa arakureba umusore akareba hasi umukobwa wawe bigaragaje ibyo yapfuye vuba wagerageje kwirya yitaye hakiri kare akagira n'amasoni yaciyeho kera mani yaciyeho kera ubu ngubu rero inkundo z'ubu ngubu zimeze inkundo z'ubu ngubu inyinshi ziri online inkundo z'ubu ngubu nyinshi ziri online kandi inkundo z'ubu ngubu ni ubushobozi ntabwo yagukunda utazagura inzara nshyashya utazamugura amavuta meza utazamukoreshereza imisatsi kumukoreshereza imisatsi n'ubusore bw'ubu rero nabwo yabaga we akasamutwe gute rero ako nabwo babirariye yifata kugura iPhone ya $1,000,000 kandi we widedeze nawe aho gufatiye rero ni ntambara y'isi ya gatatu ibintu byabaye kuri buri kantu warabyumvise buri kantu ngo buri kantu ngo abakobwa barazaga kumusura noneho ngo akajya baha cyangwa nyine hari ariko nubwo isi yacu iteye imbere sinzi niba ari isi yose nko muri Afurika u Rwanda ruri gutera imbere haba mu muco umuziki iki n'iki nangiye kuvuga ifinish ndakora yavuze gato nita umukobwa yifata ukamutumira ngo araje ngo aragusuye atari mushiki wawe yego atari na mwene wanyu agatransport niho ukishyuye yanaza nicyo kunywa niho ukishyura icyo kurya niho ukishyure wanyuze ukamara kurya ngo buri joro uratashe waraje guhinga ariko inose biravuga ko buri kantu baramubwiye ngo naze mu cyumba baganire none se yagiye bakaganira aho baganira hose kuki se yifuje ko baganira mu cyumba niba se ibikuta by'inzu bitabaguritse hano utongera ushobora kubyumva icyo mu cyumba ari kiri safe kiri safe urabyo bizire gusa kandi yakoze akantu yakoze ko kubakingirana biranishimuta man biranishimuta ariko nk'inzego za leta arizo zirebera abaturage aribo babyeyi b'igihugu rwose barasuzumye basanga nta cyaha ntibitagize icyaha sonye ko bahise bamurekura aho bitari bidanje nuko social media nazo ziba abantu nyine influencers abantu bose baba bamubonyeho ijambo bakavuga ibyo bashaka ariko rayinose hari igihe umuntu akuvuga uko utari bitewe nyine like umuntu akavuga no hari ikintu gitangaje wenda sinzi
sizire bara ngiye kuvanga amadosiye mani mu Rwanda no bango upfa kuraburiza gusa n'abara bashiti yayo bose barakwiha bro ubundi iyo mu gihe utazi iki abantu ntibatukana ntabwo bagitukana ku mugaragaro basigaye batukana mu buryo bw'ikoranabuhanga agenda akandika fake account akandika akagutuka kandi mu buzima busanzwe muhuye yo ni inyangamugayo ntabwo yagutuka ntabwo yagira gutya ariko nyine ntajya ukandira koti uyu mwana imfura cyane ntabwo yatukana mu ruhame ntacyo nta kibazo ariko wagira irya marido shitani ariko nyine uzise muri iyi si tugezemo muri iyi si saba abantu basigaye bakunda kumva amabwire cyane kurusha kumva kurusha kumenya ukuri nyir'ubwite ibyo ari bwivugire igihuha mbese gisigaye kirakora cyane muri make kubera ikoranabuhanga rihari ikinyoma kiri kwiruka kurusha ukuri umuntu ashobora guhamagara ko uzi ibintu byabaye kuri runaka atuzi ibintu runaka yakoreye runaka ngo tubyemera ako kanya noneho wakumva verisiyo ya wa muntu uri kuvuga kuriya kuko buri nguni yaje niba ari buri kantu ukuntu yaje abantu bose bari bamuciriye manza bagize iki bakojejwe n'isoni so rero twatandukiyemo gakeya ariko nyine tuva ku nkundo rero ku nkundo rero ubu ngubu inkundo zisigaye zihari sinzi niba na kera ko byari bimeze ariko buriya na kera manza umukobwa yarashakaga umusore ufite amafaranga arega mani uri umugabo cyangwa se uri umusore ni karemano mani ni karemano niwo ugomba kurwanira icyo uzaba cyo niwo ugomba kurwanira umuryango uzashinga bino bajya bavuga ngo baza bino arumva bino abakomeye mu isi bazanye ngo uburinganire buri mu ijuru mani ntabwo buri mu isi ku isi ntabwo bwemera wose uburinganire ntabwo bwemera uburinganire ese ni wowe ubundi washaka umugore udafite amafaranga cyangwa se ufite amafaranga wagenda ku mugore ufite amafaranga cyangwa ubu ngubu ushatse umukobwa ugasanga afite biri za danje bro wabigenza uti yewe urugero nyine afite biri za danje ntabwo yazikubwiye ntabwo yabikubwiye mugiye kubana ugasanga afite biri za danje ariko mbimenye ibintu agiye afatira amadeni tutarabigati twarafiyansanyije bikarangira ntabikubwire ugasanga afite raswi nyinshi cyane kabisa ako kanya ni divorce bro gute waba ufite ibibazo akoze iki ubikira igisirikare nanabivuze n'abakaye uvuga ikise k'imbabazi ako kanya divorce umuntu mwafiyansanyije aba ari umuntu muziranye mugomba kwizerana amuganira buri kimwe kuko nanjye njya kumenyana nawe kugeraho tuba fiyanse nawe hari ibyo wagiye kubwira nanjye hari ibyo nagiye mubwira ati ubushobozi bwanjye ubu n'ubu ushobora kwirinda kumwizeza ibitangaza akumva unamubeshya ariko si nyine nk'ubu ndaje urugero nkundanye n'umukobwa sibyo nsanze ntibyubuze nsanze afite amadeni menshi kandi ntabwo nari nyazi nyamenya ariko tubaye ngo afite amadeni nyine hahandi usanga nyine baramushize muri blacklist wenda mpise mpubagurika ndavuga ngo ni divorce ariko ntagiye kure y'ukuri shanye ni divorce ako kanya ako nyine urumva ushobora gutekereza bati uyu muntu ashobora kuzajyana anambeshya n'utundi tuntu ahubwo yanakwicisha wese arakubeshye kuko arakubeshya ibintu bya danger man ugasanga ari muri blacklist afite amadeni ya danger hari ashobora kuza ngo mubane afite n'inzu ni ideni hari nk'igihe ashobora kuza ngo mubane ari mu buryo bwo kugira ngo abone uko yishyurira umufasha y'amadeni none shomani zamutembereza none ni ibiki rero ni ibiki uzagenderaho ujya gushaka umukobwa kuko inosa buriya ikintu cyo kubeshya cyangwa cyo kuvugisha ukuri abantu benshi cyane ukuri baraguhisha
baragwisha mwana ugasanga yotereta umwana utangiye kumubesha ko utangiye kumubesha ko ufite ikibanza mu Nyamata kuko akenshi iyo ageze mu rugo iyo abantu benshi gikunze kubatandukanya haba harimo no kubeshya ni ukubeshya mwana ni ukubeshya wese urugero uteretse umukobwa sibyo murateretanye ni fresh bigenze neza wamugani mu kinyarwanda agasore katera nikagira gate ibyo bintu byavuyeho niba ugiye gutereta umwana mubwira uti ngewe ndi Rubyogo nta kintu mfite ibintu dutangiranye ubuzima tubiharanire tubishake tuzabigeraho ariko wimwiyemeraho kuko ushaka kumwizeza ibitangaza ibyo birakunaniye batangira babwira ati ngewe mfite akazi mbi Burayi ati kandi rwose ntarebe ko kazi leta irampemba urumva cyane muri ibi bihugu byera ati leta irampemba kandi ayo baguhereza ni ukugufasha nk'umushomeri ntacyo yahindura usibye kugufasha kubona ibiryo gusa iki n'iki ariko nta bintu mwateganya gukora nk'umuntu kizaba cyangwa se muri icyo gihe cyiza mba numva ari ukugomba kubwiza kubwiza ukuri ukavuga ati ngewe nta kintu mfite none se cyangwa se n'akazi mfite umushahara ninjiza amafaranga ninjiza ni make amafaranga ninjiza ni aya n'aya nishyura ibi n'ibi ariko twabaho noneho nihaza undi musore noneho nihaza undi musore wo muri Amerika turi isi ikoranabuhanga uko nabikubwiye iteye imbere agacira uhinga akanyura kuri mugenzi wawe ati nyamara ibintu byavamo ubu ntawe ukigira girlfriend utumwe ngewe ariko bashiti banjye usanga afite nka 5 bane girlfriend nawe afite boyfriend bangahe 3 cyangwa 2 no kuvuga ngo iyo games irangirira no kuvuga ngo ako inosa nawe rikunda ngo ufite abashiti bangu bafite nk'aba girlfriend bangahe ariko wowe ufite umwe ngewe ufite umwe biri serious man ariko bandi bamukikiye bagira shabagira 2 3 kabase mu bigenza muti atukure kutwe twarasaze mwarasaze nyine muye muhitamo urumva kugira ngo hari bakundi umuntu ari gushakisha amahitamo nyine ashakisha ntago ari amahitamo nuvuga ngo ni kuba play turi mu isi iteye imbere irimo n'ubusa turi mu isi iteye imbere irimo ibishuko urahembwa uduhumbi 100 ukabyimba numva bamara kubyimba none ukimara kubyimba rero uhita ubona abandi baza kubyimbura manu ugakora akazi kandi uko ukora akazi urahembwa buri kwezi ariko ugashaka hajya ukabura bro turi mu isi y'ubuyobe bivuze ngo amafaranga aryo umukobwa ashobora kurya amafaranga yawe ashobora kuyarya agashira ukajya ubona cyakoze ikintu ubona ni kimwe ubona ko uriho gusa nawe ubundi uba uri intumbi ukabona uhumeka gusa ugenda nk'ibyo ariko nyine ngira ngo hari nyine abantu bakunda agatama n'abagore mba numva aribo akenshi bakunze kubura amafaranga muri ubwo buryo nyine bakaberwa ahantu amafaranga aburiye irengero ugendeye kuri ibyo nibyo byaba mu ntandaro gusa hari abantu batanywa ariko urabigabanya hari abantu batanywa amafaranga wakwibaza ngo bo bayashyira he abantu batanywa abantu batanywa cyangwa nibo bakire aya amafaranga abantu bavuga ati uriya se ko ari umusinzi amafaranga yayakura he amafaranga rero mu nzoga amafaranga si ukureba amafaranga kuyakorera ni kimwe no kuyagumana ni ikindi byose ni ibintu bivunanye ariko ushobora gusevinga dukeya uvuga uti ndamutse nkandagira inyanya z'abandi batazaguha bene wanyu ukabikora gutyo gusa ariko nanone ikigare kibi kugira inshuti mbi ushobora guhuzwa n'ibyo bintu uvuze
ushobora kuba ufite inshuti zitari z'abakobwa amafaranga akagenda z'abahungu bagenzi bawe ari inshuti mbi nyine mugahuzwa n'uko munywa inzoga muba nta kindi gitekerezo cy'ubuzima mwajya nta yindi nama bakugira ni inzoga barakubonaho kubera ko barakubonaho bakuboneye kubera ko uri bugura agacupa muri busharinge ukagera gutyo ugasanga ubwo bwo buzima ugasanga umwaka urarangiye uba muri ubwo buzima undi uraje uba muri ubwo buzima ni wa gatatu uraje uba muri ubwo buzima ibyo bisaba kugira ngo uhindure ni kubona kandi noneho nubwo utatunebamo burya ntabwo utunganya ubushobozi utunganya ubushobozi hari nk'ubizamo hari nk'ujya muri iyo ambiyanse ufite iwabo bava mu miryango ikomeye b'abakire cyangwa se nawe ku buryo cyo n'ikintu bifata nabi bazagikubita 8 nawe wowe 8 yari jeto nta kintu cyangwa se ntacyo ugeze ahantu heza amateka arahindutse ugomba kuba utekereza neza uragerageza birababaje cyane kuba umuntu yarakuriye mu buzima nka buriya yagera muri ubu buzima agatangira gufata amatabi ibiyobyabwenge inzoga hafi aho ngaho n'akazi bikanga akagahagarika n'akazi kakanga kubera ibiyobyabwenge ntabwo wakora akazi udafite ingufu udafite imbaraga si iz'umubiri gusa hari imbaraga zo mu mutwe ntekereza ko buriya umuntu ujya ku kazi aba nyine like akaba afite iyo routine yo kugenda kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu no mu mutwe abakora neza birabikurinda akazi ni keza kuko hari byinshi kakurinda niba kaba kavunanye ariko hari byinshi kakurinda kandi ugomba gukora akazi wowe umuntu w'umugabo ugomba kwicwa n'akazi ukiri n'umusore ugomba kugakora nyine nicyo gihe kuko hari igihe kizagera utakigashoboye cyane uri umusore rero cyane nko mu mico yacu famille igutezemo ibintu bya danjemani imiryango ibiguteza niba bavuga ati wowe abahungu muri rusange n'abakobwa bose ariko cyane cyane abahungu babatezweho famille ibigutezemo famille yose noneho ntabwo ari iyawe gusa famille yawe ariko rero narumvise hari akantu numvise ngo buriya iyo ufite amafaranga nubwo nta bitekerezo bizima ufite niyo umuryango bateranye ngo ni wowe bahamagara bateranye rwose niba bagiye gushoreza icyo mvuze baracyumva wowe buriya yase bivuga ibyo gusa bivuze n'amafuti bavuga ko wibeshe amafaranga si ikintu amafaranga si ikintu bro amafaranga si ikintu kabisa amafaranga si ikintu man amafaranga si ikintu bibaze ushobora kuza rwose bakaba bazi ko ufite amafaranga ariko te n'amafaranga ariko amafaranga no habamo guhirwa habamo no guhirwa habamo amahirwe ntabwo ari ubwenge bwinshi sibyo ntabwo ari amashuri menshi kuko ngewe ngenzi umujyama twiga Nyaragu wa nyuma mu ishuri Kigali abayeho neza yarabayeho neza Kigali wo mujyamo ubu ngubu abayeho neza mukire mu ishuri Nyaragu wa nyuma no ejo gawe yaragafashe bro wowe gakangaye tugasimbuka yewe usunuraga nawe rero usigaye umeze neza nanjye kubera Imana meze neza ariko nyine ngo abantu bafite uko ndi wabanje uko ndi ikintu kubera Imana ariko no kubera no kugira gute kugira amahitamo mu buzima kugira inzira uhitamo ukagira bimwe ureka izo nshuti mbi ukazireka kandi mu buzima ukagerageza no kugisha inama ukamenya n'ubwo ugomba kugisha inama kandi ukamenya n'ubwo ugomba kugisha inama ugomba kumenya n'ubwo biragoye rero biragoye kumenya umuntu ugomba kugisha inama biragoye kumenya umuntu ugomba kugisha inama se yundi yange inama nzima rimwe ujya kugisha inama umuntu ugasanga ibintu kumugishamo inama we yabihuriyemo n'ibibazo ubu ntabwo azaguha inama yo kubikora ahubwo azakubwira kubireka nawe
utaranatryinga ngo urebe byibuze kubera ko kandi yakugira inama ntago akubwira ko byagenze bite muri business ariko aramutse akubwiye ko kuba yarabuze abakiriya muri business ari impamvu ye wabyumva neza amanuka ariga kurushaho cyane. niyo mpamvu bavuga ngo jya kugisha inama ku bantu bagezeyo ubona bakurenze kuko aca abarabiciyemo abarabibonye mbere nk'uwo wagira ate mbere ngo akugira inama nzima. Hanyuma rero dukomeje mu gakeya ku bijyanye n'inkundo hano hanze hari inkundo z'abadiaspora bya sana zanavuze ubuhuha urumva ubu ngubu basiga byita ngo ni ugushipinga da nawe uzajya gushipinga of course none se kubera iki inkundo nyinshi cyane utekereza ngewe rwose nzajya gushipinga ubona biterwa kandi gaza ku buntu I invest money yes uzinvestinga ariko ndikwibaza utekereza ko biterwa n'iki ko inkundo nyinshi cyane ziza z'abantu bazina cyangwa se bajya muri Amerika wowe uba waragiye ugasezerana nawe yagera inaha akagukoshona yaba ari umugore ukazana umugore we ndetse umugabo ngiye kubivuga uko mbibona ni ukuvuga ngo kera twaganiriye n'ababyeyi bacu kera habaga abaranga akaba ari umuntu nkawe uri aho mwaturanye n'imiryango yabaga iziranye ku buryo bakaba bati akana kari umugeni ati kandi bameze gutya na gutya papa wameze gutya na gutya urabana urabana ntaki nyine ariko ibyo byararangiye ni imfura cyane ibyo byararangiye rero bose ubu ngubu abaranga niba hari bakora nk'abakomisiyoneri nk'abapasi abaranga b'ubu rero bakora nk'abakomisiyoneri ese nta muntu wo mu Rwanda bakubwira ngo wazampaye pase y'umutipe mu diaspora y'umukobwa mu diaspora cyangwa se y'umukobwa mu diaspora barahari benshi kabisa none ndi kubaza utekereza ko ibi bintu bijya biterwa n'iki abenshi nivuga ngo abenshi nyine ntabwo bajya bamarana igihe biragoye kumenya impamvu uwo mugabo yageze inaha haciye igihe akaba abivuyemo biragoye uwo mugore bazanye nawe ashobora kugera inaha nawe bikaba ngombwa ko asiga umugabo akigendera ibyo bintu ubona biterwa n'iki biragoye kubimenya ariko ubwo ngenda afatira hafi nk'umuntu ngo nyine utekereje nk'urugero ngiye kubwira ntekereza ko baba barabayemo kubeshyana wenda ugasanga umukobwa abarimo arashidukira kuza i Burayi ariko ntabwo bamubwiye the life struggle ucamo hariya cyangwa se uwo wamwiyeretse ntabwo amwiyeretse wese waragiye umwizeza ibitangaza ikindi waragiye umwizeza kuri inosa kandi uri sasu uritonda agira gute yakajya bibona ko urakara nibyo ariko hari ibindi bamuhisha ibindi bamuhisha ni ibihe ntabwo azi kutukana none umunsi wa mbere murahuye murabanye baramubwiye ngo wanjijiwe ngo wakigoryiwe ngo wadebirewe ibyo ntabwo yari abikuziho mu myaka 3 mwamaranye mukundana ariko ntekereza ko uwo mukobwa azakwizera gute nta guce mu ijambo ntekereza ko nanone biterwa no kuba relationship yanyu yarihuse ntago like kwicarana tene kindi abasore b'iki gihe kuko ari en distance kuko ari en distance ntekereza ko nta n'umwanya uhagije wo kuburana ngo musurane tuve niba ufashe umwanzuro wo guhita ugenda mukaya gusezerana none akazaza mu guhita mubana mutaziranye ikindi abasore b'iki gihe akundana n'umukobwa akumva ko umwaka utaha bazakora ubukwe niba urwo rukundo rubaho niba ari iki cana urwo burindagize bataziranye nakuranye wenda mukirwa bavango tinze birapfa ariko menyanye kuri social media ariko se menyanye kuri social media mutangiye gupanga umuryango we ntuwuzi ntunamuzi nawe ubwawe ntunamuzi ni pase wahawe
ni pase wahawe. cyakoze wagize gutyo ufata agati kujya mu Rwanda kumureba muhurira ari Gisimenti muraganira ibaza umuntu mwahure mu Gisimenti ariko mwana ahuriye mu rusengero uri mwahuriye mu Gisimenti ako ndaho birashoboka mushobora mu Gisimenti hose aho amarangi n'ahantu heza kubera agakoma rwose baso uhageze akakoma kakanywa ni fresh cyane urumva yes utangiye kumbwira ukuntu i Burayi ngo uri umuntu wa danje wari mu ijuru ufite akazi ngo twara track yes urayafite nibyo wenda birashobora cyangwa se ntabwo ari ibyo ariko se yakoresha ute ariko inosa umuco w'ijambo hari n'abagabo bagera muri ibi bihugu bagafatwa nabi n'abagore babo niba ari umugore akaba yarazaga kugusura muri Afurika ukaba uri umugabo ufite imico mibi kandi mwarangije gusezera n'umugore wawe ariko wa mugabo wowe ufite imico mibi umugore wawe yarabibonye ko ufite imico mibi muri Afurika uramukandamiza kwa kundi ko abanyafurika bakandamizwa uramubwira ko ushaka ugiye ushaka iyo ushakiye ukora ibiki iyo ushakiye rero uzikenekereza mu rukundo ntaguciye mu ijambo nubwo niciyemo ariko sorry nicemo ikintu ntekereza mu rukundo ntekereza ko mu rukundo uba ugomba kwereka uwo ukunda uwo uriwe niba uryama ukabyuka saa 10 z'ijoro niba kuryama saa 9 z'ijoro ukabyuka saa 12 za nimugoroba reka bibone niba kubyuka saa 11 kandi utarabyigeze reka kumubera bwa bugisho bwawe bushya bumwereke bwa bugisho bwawe bwose bumwereke abe habuzi ariko ubona nyine abikwereke se akubone uri kundi uri muri Afurika kuki wabeshye umugore wawe ngo nta nzoga unywa wajya ugera hano ukabona abantu bari gusoma abajama bawe bari kunywa urwagwa ukajya umira amaritiro ukajya gusoma wihishe ukajya kurusoma wihishe nawe usangayo agasanga uri kuyinywa ntazayikumenaho cyane azayikumenaho ariko wakoze iki ubujiji bwo kumubeshya ugomba kumubwiza ukuri yeri ndanywa ntabwo ari ndanywa nsomaho ariko sindi umusinzi ariko noneho waramubwira ati ngewe rwose sinsoma wapi kabisa inzoga wapi rwose zigendera kure akabari reka sinigeze nkageramo reka sinakigeze urasanga umujene murahuye birababaje rero se ino kamubwira uri umugabo ugeze i Burayi cyangwa muri Amerika imirimo nyine ahora yitwa cyangwa se ubuzima bwawe buzi nta bakozi tugira n'umukobwa nakundanye nawe wese namubwiza gukuri inosa inaha hari abakozi tugira ati ngewe nduyu ubushobozi bwanjye n'ubu inaha hari abakozi tugira uri umugabo mu Rwanda muri Afurika wamenyeye kuba ufite abakozi mu rugo ntiwigeze wegera ntiwigeze ukora no kwitorosho na rimwe bwahe ntiwigeze woza n'isahani na rimwe ntiwigeze unateka ujya no mu gikoni nta n'ubuzi n'inzira ijya mu gikoni bro ugeze inaha ubuze umukozi urumva ubuze umukozi uranyumva ubuze umukozi umugore agiye mu kazi nosa ko umugore wawe yakuzanye akaba asanze yagiye mu kazi sibyo cyangwa wowe mugabo wagiye mu kazi umugore wawe waramenyereje abakozi none wageze ku kazi usanga umugore wawe ntiyigeze ateka ari kuri TikTok ari scrolling amasaha 8 arangiye kandi se ntabwo atetse singe nzi ko ari uri buze guteka cyangwa se sinzi ibintu ukuntu bigenda ariko nyine bya bintu byatangiye kumutonda mane byatangiye kumutonda ariko ureba situation yari arimo iratandukanye cyane mane igikumenyera igikoni gukora amasuku yo mu nzu ibyo byose bitangiye kumucanga none cyane bigora cyane abagabo mane abagabo birabagora umugabo kujya mu gikoni umugabo kuba mudamu adahari umugabo yakoropa inzu umugabo bazanye kujya koza amasahani kujya guteka kujya kugira iki ibyo byose byo mu rugo imirimo mu rugo byose akabikora mane hari ubyanga rero hari ubyanga uzi nk'ababyanga ntabwo yabyigeze ntabizi ariko ahubwo ahinduye umugabane none se nta kuntu wowe mugore wamworohera ukamuganiriza ukavuga ati rero buriya inaha ni gutya bigenda nta bakozi tugira igenda hari ugomba kujya uteka igenda hari ugomba koza icyombo hari n'ubwo
hari ubwo uwo mudamu ahita niba ari umuntu urakara vuba agahita kugurukana kabisa ati hano nta mikino ati ibintu uri kwigira biraza gushira vuba ugasanga nyine abantu batangiye gupfa ibintu nk'ibyo ngibyo ariko njye ikintu cyeza cyane niba umuntu avuye mu Rwanda cyangwa muri Afurika akaba aje mukaza kubana ndavuga yaba ari umugore cyangwa ari umugabo wa mugore we cyangwa se wa mugabo we ujye umenya ko impinduka zamubayeho pe ari kumva nyine ibintu biri kumubaho bitabaho ibaze wowe uri umugabo wari ufite akazi muri ofisi wari ufite akazi kameze neza wari umuntu wa danje none ugeze inaha ugiye kujya woza amasahani ngenda byumva marumva ari ibintu bya danje ahubwo mba numva bya danje marumva ugomba kuba warabimuteguje mbere y'uko aza ati nuzaza uzabyibuke yuko nta bakozi tugira utwo tuntu batwibagirwa rero uzamenye ko ibyo bintu nahagera akeneye umuntu ubimuganiriza ese mwarabiganiriye imbere utwo tuntu rero baratwibagirwa mbere y'uko aza baramubwira ati rero mu rugo nta bakozi tugira uzajya umesa imyenda guteka uzajya uteka koza amasahani uzajya uyoza no gukoropa uzajya ukoropa noneho umuntu yisanze muri situwasiyo ari nk'abagabo mbona kavuga nk'uyu umuzanye burayi yakora iki kwamutera indobo ako kanya cyane umugabo yubashe guteka ntabyo yakora koropa ntabyo yakora n'amazi ntabwo azi kuyateka batuvuga uti nyine hari umugabo utazi guteka muri gahunda y'umuco barahari atinya n'umuriro kugira ngo afate icyunga gishyire ku mashyiga kirimo amazi wowe iyo ukaranze kuko ntabwo utaruka yewe iteye amavuta ntabwo ubwo negera icyungu aba arimo santimetero 20 gusa negera icyungu nawe giheteretse ariko nyine bibaho nyine impinduka zibaho kubera ko turi mu isi isi tubamo ni isi nini cyane igizwe n'imigabane itandukanye cyane n'imico itandukanye ariko ubona ko abanyamerika bagerageza gushyira umuco wabo mu batuye isi bose ariko ntabwo bikunda biragoye rero guys muri kumva ibintu turuganiraho ni ibintu biri mu bwenge bwinshi cyane umunsi nazanye inzobere twagiye dukomakoma hirya no hino kabisa ariko nkeka ko ntabwo ari nkeka niremera ko mu rukundo uba ugomba kubwizanya ukuri n'uwo mukundana ukuri kugira ngo muzajye kubana akuzi niba ari gutera indobo agende kuko ntabwo ari uwa mbere uzaba uteye indobo si nawe wa nyuma ariko noneho inose nari nko kubaje kano kabazo muri diaspora kuki noneho hasigaye mu bihugu by'Uburayi akenshi n'uteye mbibona diaspora kuki noneho muri iki gihe abantu batagishakana umuntu wo mu majyaruguru ntabwo yaza gushaka mu majyepfo kubera iki nyine basigaye bigira muri Afurika bose ari umukobwa asigaye yigira muri Afurika ari umugabo asigaye yigira muri Afurika aho rero abenshi basigaye bigira muri Afurika aho rero urabiterwa n'iki ino baga aho umunyarwanda bavuze ngo nta muhanuzi wabo ino baga nta kintu nta muhanuzi wabo nta muhanuzi wabo uzi impamvu harimo impamvu nyinshi cyane urugero umukobwa ino saburiya muri kino gihugu ndabizi ino girlfriend wawe ashobora kuba aba mu Rwanda nawe nta ni hazava iki gihugu abakobwa babamo barahari kubera iki wabuze umukobwa barahari ahubwo nyine wabuze umukobwa oya barahari mbese ikibuga cyari cyicutse rero byagenze bite barahari ahubwo batagishakana byagenze bite barahari ahubwo ujya gusanga byagenze bite ko bashakanaga haje kubiki ari umukobwa barahari ahubwo usanga ambiance zabo zitandukanye shatse kuvuga iki nk'utugenda urugero n'urugero nshatse umukobwa yego ndashaka ko tubana mu gihe kiri imbere mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere mu gihe cy'imyaka 2 iri imbere umukobwa njye nakubaje ikibazo umukobwa mu bakobwa bari hano muri iki gihugu wabuze nk'umukobwa ntabwo duhuza viziyo ntabwo muhuje viziyo
viziyo nshatse kuvuga ni iki rero ni ukuvuga ngo mugiye gukundana sibyo kugira ngo muzabane ariko umukobwa cyangwa se umusore ari kumva wihuse warashaka kubanza kuryoshya ari kumva wowe wihuse abasore babwira abakobwa ko umukobwa ari kwihuta ubwo yamvuze kuri muze kuri kote zombi nyine akenshi nyine ngiye ko nabyumvise umukobwa wari tayari guhita ajya mu rugo none abasore mwebwe mubatakariza umwanya wakomeza kujya girlfriend umwaka wa mbere girlfriend umwaka wa kabiri girlfriend umwaka natangiye kwataka abasore noneho we natangiye kwataka abasore nawe ntabwo ari kubataka noneho ibaze ino ariko ikankubaza umukobwa kumufata ukamugira girlfriend imyaka 5 ibyo bintu bimaze iki uvugisha imyaka 5 nicyo uri kumwigaho none imyaka 5 ikarangira ngo muratandukanye mutari umwana abana abantu barabizi ko mukundana ngo man abantu barabizi imyaka 5 yose imyaka 5 uri kumwigaho iki koko ndo imyaka 5 iwanyu barabizi ko mukundana nta mukobwa turakundana imyaka 5 wiseka ntabwo bishimishije cyane imyaka 5 ariko imyaka 5 ushaka gutandukana n'abanga ni imyaka ubona ko nayo imyaka myinshi imyaka 3 seriously 3 se ntabwo ari myinshi rabo 3 ni mike cyane none 3 se ntabwo mumaze kumenyana ku byo kimwe ari guta mujya mu mushinga w'urugo harawe Imana yakubwira ntazajya kandi kari ngombwa yewe ndakaje abasore bahaye turi yego reka nkubwire abakobwa murababeshya mubatwarira umwanya wabo abakobwa mubatwarira umwanya wabo bataka abasore ndabagutigana bataka wowe reka ngiye mvugira abakobwa ni gute mufata umwana w'umukobwa mukamubwira ngo mugiye mu rukundo bro mukamarana imyaka 5 ikibazo nari nkubajije ngo niyo mpamvu abakobwa basigaye bigira mu Rwanda cyangwa kujya muri Afrika kwishakira abagabo nuko mwebwe abahungu bamushaka kubwira ko agomba kuba girlfriend mukamarana imyaka 5 girlfriend yakubwira ngo mubane bro ukamubwira ati nyine ugakomeza kumwereka yuko arakana uvuze numva ndakugarukiye byo rwose hari abahungu nose ngarukira byo rwose hari abahungu kabisa ubona nyine abatayitari guta umukobwa imyaka ye aba ari kuyibara ari kwirebera avuga ati imyaka iri kunsi ariko wowe umuhungu sinzi impamvu akomeza niyo mpamvu ngiye nemera umukobwa witufata umwanzuro akaba ati ngiye umutipe ndamuretse bro umutipe umukobwa urumubwira ngo ni girlfriend umupresenta mu bantu girlfriend wawe umwaka imyaka 2 imyaka 3 bigeze ku myaka 5 mani ngo uzi ko nyine mpura n'abantu akavuga ngo ni girlfriend wanjye ngo bane ngo bamaze igihe bakundana ngo uzi ko bamaranye imyaka 5 ibibazo kumva ngo baratandukanye mani bamaranye imyaka igeze muri iyo yose sabe imye nose urumva abakobwa batararakaye bafite ishingiro shana inose niwe mbaza none nari genje pe ahubwo ndava mu kiganiro inasabwe mu kiganiro wadikete turutino sawe bikomera ava mu kiganiro mu by'ukuri ikibazo ndi kubaza Inosa ndi kuri sereri papa ikibazo ndi kubaza Inosa kirakomeye nagira ngo kirakomeye ugiye mu Rwanda gukora iki kubana ari abakobwa ahubwo abakobwa nabo bagize iki bakoze inama nge nimize guvagurika ntabaga bitari ngombwa abakobwa bakoze inama ntabwo muzonye kwemubabeshya imyaka ingahe yose ngo muri relationship mutabagira abagore hano hagombye kuba ari umukobwa rega nawe kubisobanura neza tuzamuzana none ariko ikibazo mbaje kirakomeye abakobwa bari kugenda kandi hano hari abasore kirakomeye bagiye mu rukundo umwaka urarangira none abasore turajya kureba utwana ngo tudafite gahunda ngo guhita twubaka urugo ni ikibazo nacyo mugakarindagiza basagiye kwirebera akana kubera ko katagiye gusaba uko ako kanya gusa yino kubwira ugira ubwoba bwo gushaka najya nta bwoba ngira nana bigaragaje nuko bitakunze bizakunda ya mutoto gutaka amakenga ntabwo batugira papa bizakunda mu izina ntabwo batugira bizakunda mana urumva ino bizakunda ariko nyine babigomba gukura niha nyine nanze wenda ufite ubwoba niyo ndabasore bafite ubwoba bwo gutaba sinzi impamvu abagabo bo barakomeza kirondereza shano gusanga n'ubwoba ko birashoboka bitewe ngira ngo
bitewe n'iki urumva tugarutse aho isi igeze n'uburyo ibintu bimeze ukajya kumva umuntu mwari muturanye ngo yishe umugore we cyangwa se umugore we yishe umugabo we ukoze ugira ubwoba nk'umuntu yego niba gutera ubwoba niba ugiye gutereta umwana ukumva arakarishije tugiye gato yazanyica birashoboka mani ushaka gusanga atari uko abasore nta bushobozi bafite ahubwo buhari ariko afite ubwoba bwo kwitwa umugabo ati nshobora kuzagera mu rugo gusa cyangwa nyine n'abagira ubwoba n'abagira ubwoba bitewe n'ukuntu babonye kwa runaka barasenye yabuze gutyo yarashatse arasenya hehe gutyo niyo mpamvu se bafata icyo gihe cyose cyo kwiga ku mukobwa wamara kwiga imyaka 5 yose imyaka 5 tuvugisha ukuri ni myinshi imyaka 5 nyinshi kugira bamenye umuntu kabisa ariko ahubwo sinumva ko byagera niyo myaka 5 muramutse muri abantu babiri muri seriye mwembi muri seriye cyane kwa ukuntu ujya mu bintu ngo ugiye mu rukundo ariko ukajya gusanga wisanga utari seriye pe kandi ukisanga utari seriye kuba akantu gatoya kabayeho akayerere kabayeho wenda se aryo muri muganira mutari guhuza sibyo arifuza igiko cyadanje nk'abandi ako nta bushobozi ufitiye hari n'abakobwa bashaka igiko cyadanje abati ngiye rwose tudakoze ubukwe buriya tudakoze igikwe rwose twanabivamo ndetse akanagukanga kandi nta n'umushahara we yinjiza nta kazi afite urumva nta kazi afite umushomeri akakumva ko uzitevera ubukwe wowe ni wowe ugomba kuzabikora byose Innocent rero turagushimiye rero abakozi namwumvise Innocent turaganiriye twagiranye ibihe byiza twaganiriye ibintu bifite birimo ubwenge bwinshi cyane abanyabwenge namwe mwabyumvise so rero guys turabashimiye shimira abantu twabanye rero kuri Nick P Family kuri P Family ndabashimiye twaganiriye ibintu byinshi cyane tuvangavanga ariko se jari girlfriend umunsi ni umunsi w'aba girlfriend ku isi niba umukunda uri proud ye wamupostinga utamupostinga kuba umukunda byanyagirira umutima wawe komeza umukunde kumupostinga ngo usanga azamubone ntabwo bizagera kumukunda nta nicyo bimari hari icyo bimaze kumenya ko kuba twamenya ko ufite aba ex 1000 tutaga gukeka ariko urubavu n'urubavu ukunda agiye tubanye mubone